Yes, bimeze bite byifashe gute? Njyewe nitwa Confiance tuje kubagezaho ibintu ko byacitse noneho turahera he hari inkuru njya gukora nkibaza ndahera bikanyobera, hari ibintu biba byacitse ubu numva ari urundi rwego biriho ahubwo rero ndahabonye nibyo wamaze gushima cyane mwiko mukunze gukurikirana Code Raba TV, gukurikirana amakuru yacu y'imyidagaduro tubagezaho ndetse n'andi agiye atandukanye. Twarabyiyemeje tugomba kujya tubagezaho byinshi cyane bigezweho bukiri kuvugwa, nta kindi ni gahunda turi kwitegura cyangwa tubyite grand rendez-vous, tubabwire ko grand rendez-vous cyangwa se gahunda nyamukuru twiteguye muri no weekend nibyo zaba tariki 6 z'ukwezi kwa munane ko turimo uyu mwaka nyine 2022. Biraza kuba ari ibicika muri BK Arena isuri tayari, ntasanga nta makuru ufite gusa wazabaza ngo byagenze biti cyo bakakwereka amafoto cyangwa ugasanga muri rusange wicuza impamvu utamenya amakuru, kandi twarakubwiye kuntu ibintu byiye byifashe. Umuhanzi Mugisha Benjamin cyangwa The Ben twagiye tubabwira byinshi bijyanye n'igitaramo cye, by'ibitaramo amaze imisi abikora, dore nk'ubu ngubu bakomotse muri Swede, amaze imisi ataramira abantu bagiye batandukanye, yari yanyuze na Uganda mu minsi ishize haje imisi asa nkaho agera muri East Africa akongera agacoboka, East Africa akongera agacoboka, ariko umusaza bati bimeze biteka Kigali atahagera. Uko bisa kose mu rugo abahibikiye mu rugo nyine ni mu rugo. Kuri uyu munsi umugoroba nibwo agenda agasesekara hano Kigali muri rusange ku kibuga cy'indege, aho yagendaga yakirwa n'abakobwa beza, kuko abakobwa beza bagendaga bamwakira The Ben, abantu bamwishimiye muri rusange bitewe n'iminsi yari imaze gucamo asa nkaho ataraherutse, akaba yagiye yishimirwa n'abantu bagiye batandukanye muri rusange. Bimwe mu bibazo The Ben yagiye abazwa by'abakunzi be ndetse n'abanyamakuru muri rusange bamwakiriye, akaba ari ukumubaza uburyo ki ari kwiyumva n'uko ameze, ariko mbere na mbere The Ben hateko agakumbuye iki byagutungura ko yewe ubwe yivugiye ko akumbuye mama we, niko kuritamo bati nyamara si yaze umukumba ati nawe nuko, ariko muri rusange nkumbuye mama wanjye. Byinshi bagiye amubaza The Ben bijyanye n'uburyo yiteguye iki gitaramo kuko kigomba kuba kimeze, bitewe n'icyari cyabanje bibaza ati se haraza gushya nk'ubusanzwe. Avuga ko yateguye byinshi cyane ndetse n'itimu agomba kumufasha. Twibutse ko agomba gucurangirwa na Symphony Band, ni band ikomeye cyane y'abasore bizara ku Nyundo bamaze kwandika izina, bagomba kumuba bamucurangira muri BK Arena kuri uyu wa gatandatu. Yavuga ko ibintu byose biri tayari, yamaze kubishyira ku murongo, nta kibazo kigomba kubamo. Uyu Mugisha Benjamin bamubajije ibijyanye n'uko yaba yarahuye na Diamond Platnumz, bavuga bati se wishyuye amafaranga isangana iki? Niba atari amafaranga se ni ukubera ko wenda waba mbese ni ubushuti n'iki, ni ukuri talented? Mu gusubiza nyamakuru yambwiye ati cyane aho ngaho wakisubije cyanyuma, ati nta gaciro k'amafaranga. Avuze ati Diamond Platnumz ni umuhanzi w'umuhanga, guhura nawe ntabwo akenshi ntago ari amafaranga, ko amafaranga nayo afite, ahubwo kuba ubu ubwawe uri very talented, kuba uzi icyo ushaka, uzi icyo gukora, ati ni impamvu nyamukuru ishobora gutuma ubasha gukorana n'uyu Diamond Platnumz. Ati nawe akaba ari byo impamvu nyamukuru ishobora kuba yaramushoboje kuba yakorana n'uyu muhanzi ukomeye cyane muri Afurika ndetse umaze kumenyekana muri rusange. Byinshi cyane bagiye bamubaza by'uko yumva amerewe mu Rwanda, avuga ko ameze neza cyane, kandi abantu bafitiye yabahishiye byinshi, avuga ati nko kubararika baha gahunda ati kabisa mwe mwahageze muzatungurwa n'ibishya byinshi. Ni byinshi cyane muri rusange yagiye ategurira abakunzi bagomba kuba bereka muri BK Arena, bikomeye kabisa, bigaragara neza ko abantu bamwakiriye bagiye bamwakira urukumbuzi rwinshi, abantu bose bifuza kumuvugisha, ibintu ibona byiza cyane. Mu video agenda acicikana ku mbuga zigiye zitandukanye hirya no hino, uyu Mugisha Benjamin abantu bagiye bamwishimira ko agomba kubaza gushimisha abanyarwanda, mu kubaza niba Ndamedi hari icyo bamutumye muri rusange, kubabwa abanyarwanda kuvugiye ko yes
of course yabwiye ko abasuhuza cyane, agira ati umukomere. Yes, birumvikana ko we amusize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange, haje kubataramira abanyarwanda. Uyu The Ben Miss yashanye twabwiye ku YouTube yateganyaga kugenda igaragaza muri rusange yenda igaragaza ibijyanye n'uburyo ki abantu bakurikiranwa kuri urubuga rwa YouTube, ibijyanye n'abasubscribers ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo muri rusange bakaba byarakozwe. Twavuga bitanagaragaza neza The Ben nk'umuhanzi mukuru, aho afite abasubscribers 178. Ni ikintu kidashimishije kabisa, kuko tugiye kurana no mu bahanzi bagitangira kenshi bararengeje. Bigaragara ko The Ben ashobora kuba kugenda urubuga rwa YouTube arataregeza afata umwanya arabona kuba yabikurikirana n'ibihangano biriho. Hari indirimbo nkeya kandi The Ben afite indirimbo nyinshi cyane zagiye zikora n'izina mu myaka yagiye itambuka. Bigaragara ko atari ikintu yigeze aho umwanya, gusa twakwibaza impamvu yabyo ntawamenya. Ariko ubusanzwe akenshi urubuga yego hari platforms nyinshi umuhanzi akoresha kandi anacururizaho, gusa ariko uru rubuga ntabwo ari urubuga rwo kwirengagizwa, ntabwo urubuga twavuga umuntu yakwirengagiza, kuko narwo ruri mu bagaragaza mbese how umuhanzi how big he is, bigaragaza urwego runaka ariho, uburyo ki imikorere ye. Kuko nitujye kureba ku Diamond Platnumz usanga bageze muri miliyoni 7 z'abasubscribers. Ayo ni amafaranga ubwo mbese n'ibindi byinshi cyane. Ntawamenya impamvu wenda The Ben atigeze abiha umwanya, gusa ni ikintu agomba kuba yakongera gukoraho. Bijyanye nanone ikindi tutagorengagiza n'ibijyanye na album bagiye mubaza muri rusange, asubiza ko ari kimwe mu bintu abantu bamubaje kenshi ariko atize byirengagiza, ahubwo yagiye yitaho cyane icyo yagiye aho umwanya ko uyu mwaka byanga bikunda agomba kubashyize hanze album. Ntawamenya hari yenda na album ishobora kuba yaza inakavaringa yenda izamumubura mu subscribers muri rusange, cyane ko ari ikintu byagaragara ko atigeze arebaho cyane. Kuko niyo tugiye kuraba tukabona mu bandi bahanzi na Bruce Melody twakomparaga mu minsi ishize yamushe mu subscribers muri YouTube, akaba ari ikintu The Ben akwiye kongera guha umwanya. Reka turebe hari ino album bivuga ko afite na za collaboration z'abahanzi bagiye bakomeye. Twabonye Diamond Platnumz ariko aduhishe n'abandi benshi cyane yenda atashatse kudatangaza, bikaba biza kuba bitoroshye. The Ben ntabwo abajwe ibibazo byinshi cyane kuko yamuyihuta nyamwamwihutana cyane. Yasinjiye mu modoka akaba akomeza agiye mu rugo kuruhuka, kamwe rumvikana abitegura nimba ari n'amarapetisiyo yakore kuwa gatandatu muri Bekale. Nanongeye kuburarika ubwo uzahabura ntazavuga ngo amakuru yo kuri Code Raba TV ntiyababwiye, ntazabeshyire Code Raba TV kabisa. Tubabwira duti mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu, mube muri tayari. The Ben abataramira abashimisha abanyarwandakazi muri tayari. Abakobwa b'i Kigali iminsi ishize bagiye bigaragaza neza cyane ku bwa Tayisi cyangwa Tayiki. Ese bimeze bite? Mwege mwiteguye gute? The Ben muri tayari mugomba kuza irangi bakukuzura igasaguka cyane, bitewe nuko nari bagiye bavuga bati umusaza aje mu bihe bibi, mu gihe cy'ibitaramo. Mu minsi ishize witwa Tayisi w'Umufaransa yari yayujuje, ariko nanone mfite kwibaza ese abantu baraza kuboneka ku bwa The Ben kaje mu gihe cy'abasitari benshi cyane bundi, ariko nari n'umuhanzi mukuru, n'umuhanzi twavuga uzi icyo gukora kandi unakunzwe mu Rwanda. Nta gitangaza cyo kuba iyi nyubako abantu bagomba kuyuzura. Mube muri tayari muze dushyigikire The Ben. Naho ngiye ubusanzwe nitwa Confiance, iyi ni Code Raba TV. Tuvuga ngo turabakunda cyane, inkunga yanyu mukomeze mu tugereke, comment, share and like, subscribe muri rusange. Twari tubashimira ibyo mumaze kutugezaho, ni byiza. Stay in touch.